niki nyine wowe ikiza nuko wagira ukirebera nanjye mba mbona abantu bajyayo bagaruka ntago bizwa cyari n'umwana ariko ndahazi urahazi ni he tugenda tuyobora yamaze kubona rero umuntu ugiye kutuyobora tukaba tugiye kwerekera kwa Dr Kivumbi reka nizere ko turi buze kubana tubashe kumenya buryo ki akoramo akazi ke kaba kameze gute ese mu buzima bwa buri munsi ibyo bakora kuko biba ari ibyanyabyo nizere ko turacyakomeza tumanuka turakata urahazi neza nizere ko hano nwaye arahanya ndahazi fresh ewana nahanga ubwo turageze nahanga ambo namaze kugera kwa wa muganga nababwiye watumye dukora urugendo tugiye kwinjira rero reka ndebe uko biza kungendekera kose cameraman mfashe tugendane kugira ngo tubashe kuza kumenya uko ibikorerwa hano biba byifashe hanyuma rero naga telefone ufite se ndagafite ufite telefone wandindire se ko natindana ndindira hano nk'iminota ingahe ndaje ngura agafanta nta kibazo sibyo sawa ndaje nago najya nagushimiye sibyo sawa urakoze tumaze kugera kwa muganga ariko nago turi mwiriwe ego muganga arimo kwinjira biba byemewe ko natwe turi abagenzi nimuze kugira ikibazo nimuze kubona iyi mikore nange ibatere ubwoba ngende umunyamakuru mumeze mutese turaho turakomeye nta kibazo ntago bibabangamire kuba wenda mbaganirije oya rwose nta ribi nta kibazo ushaka kuvuga asanga ihene navuze ibintu byo mu baganga ntago njya mbimenyeye turi abanyamakuru twe tuje gusura muganga ari kumwe n'abandi bantu ari kumwe n'undi muntu turategereje ariko ntabwo yari yarangiza kumuvura natwe turamutegereje nawe waje kumureba tugusanze hano ubuse we n'iki cya gufatishije urugendo kugeza uze kwa muganga ndabona wafashe ukuguru kwa kuzirikanya nuko ihene n'ijosi ry'ihene uri kumwe n'ihene uri kuyishimashima wowe tugusanze hano kwa muganga wowe wahaje mu buhe buryo bitakubangamiye watubwira ihene rero ni yanjye mu minsi yashize kwizunguza ariko uno muvuzi ni umuvuzi pe kubera ko yaje kumvura amvura ihene ni yanjye ndayizanye naracuruzaga bikanga kugeza ubwo mu nzu haje amakimbirane mu nzu hehe mu nzu iwanjye ku mufasha wanjye kugera ubwo dutandukanye kubera kubana nabi kubera ibibazo ariko naje kureba gutyo nza kuza kwivuza ko mbona uri umumama ubwo ni umufasha cyangwa umutware wawe ni umutware wanjye nubwo ndaza ndivuza kubera ko najyaga ncuruza ibintu byinshi cyane bigahomba ngayoberwa aho binyura mbese ugasanga mu nzu huzuye amakimbirane mbese bikantera ipfunwe ubwo nza kwivuza ngeze hano baramvura nibwo naguraga amatungo yanjye aragenda abaho neza ndacuruza buno ibintu ni sawa urabona kuntu umeze neza urabona n'itungo ryanjye ryakomotse ahangaha kubera kuza kwivuza tutagiye kure wenda nayindi kukubwira ndi kubyumva mu bihe byashize mu rugo ntabwo byari bimeze neza hari ibibazo wagiye uhura nabyo yego ariko impamvu ki nyamukuru yakuzanye ahangaha impamvu yanzanye ahangaha nje gushimira muganga kuko yamvuye ibyo bizazane byose aramvura ndakira nje kumushimira kuko yanguye kure nawe urabibona iyi hene ni yanjye muzo naje gutunga korora nazorora maze korora muzororotse n'iyi nayo irimo bibaye ngombwa yuko nza kumushimira ikibazo we warahuye nacyo kugira ngo uze kubashimira muganga ikibazo ubundi nyamukuru wahuye nacyo ni ikihe kibazo igire kure gato ndabona ntibiri kwipfuna sinzi ndabona indeba nabi ariko akoze cyane reka wenda twegere n'aba ngaba nahoze mbabwiye yuko twagerageje kugira dukora ibishoboka byose tubashe kumenya kwa muganga Kivumbi twaje kuhamenya rero urabona ko maze kuhasanga bamwe mu bamutegereje cyane yuko ngo arimo kwakira abandi reka ndebe n'aba ngaba mbabaze nimugire ikibazo twabavugisha bibaye bitababangamiye nta kibazo mwatuvugisha tugusanze hano kwa Dr Kivumbi ndakubona nayo bayita imbata yino ni imbata ndabona hano hari ibyo kunywa twamuzaniye icyo kunywa
twaje gushimira muganga Kivumbi. Nashakanye n'uyu mudamu vuba aha 2019. ego Tumaze gushakana akajya twita inda ikavamo. Ubwo bigeze aho twagiye ku bandi baganga nako akajya twita inda ikavamo. mwagiye kubana turaje wa nifite amahane mwagiye kubana ku bandi baturangiye ku bandi baganga bakajya batwiba amafaranga, ariko tuza guhura n'umuvandimwe yavuye nyabyo aturangira kwa Dogita Kivumbi. Tuhageze ubwo ngubwo umudamu wanjye musobanurira ibibazo afite byo gutwita inda ikavamo, aduhereza umuti. Ubwo urabona umwana wacu ni mutoya, ubwo amaze amezi 10. Ubwo rero ni nayo mpamvu twaje kuvuze ngo tuvugana turi mu kwezi kwa kabiri. Uyu mwana uko biri kose yavutse nko muri 2020 na kangahe na kabiri itangiye yavutse 2022 kumwitura kubera yuko aho ushakaniye n'uyu mudamu wawe inda zavagamo byagendaga sinzi ukuntu narimo kubyumva ihe nifite amahane warumbwiye inda zavagamo. Ego ariko yaje abandi baganga sinzi ngo ukuntu byagiye bigenda. Abandi baganga bagiye batujya amafaranga, ariko twaje kwa Dogita Kivumbi. Nk'ibi ngibi mumuzaniye ndahabona makesi, iyi ngiyi ni ntago ndi bwamamaze gusa biratandukanye. Noneho hari n'itungo rigufi, iyi ni imbata, wenda bari kubikurikirana reka ibintu biba bitoroshye ahangaha. None buryo ki biba bitumye muzana iki ibyo kunywa gutya? Ibi byo kunywa mwamuzanye nuba bibatumye ni mwebwe bibihisemo biba bimeze bite? Tuba tubimuzana nitwe tuba twabihisemo kubera ibyiza aba yaradukoreye, tubigaba ngombwa ko tuza kumwitura. Witura bitewe n'ubushobozi ufite. Urabona namuzaniye bata, urabona nazanye na 5, aratumira n'abavandimwe hanze no kukarekura kugira ngo katagucika. Kacika. Mama bebe umeze bimeze sawa. Guru yatumye ufata umwanzo wo guherekeza umutware wawe, urabona yazanye ibyo kunywa, ambwimbogamizi mwagiye muhura nazo mukimenyana, ariko ubu tuvugana umwana wanyu akaba amaze kuzuza amezi 10 ndetse kandi akaba yahisemo kuza kugira ibyo amuzanira no kumutura ntawe ukamushyigikira nk'umutware wawe. Impamvu nyamukuru yatuzanye hano koko nkuko yabivuze ni ugushimira muganga Kivumbi. Mu by'ukuri twari tumaze igihe tutabyara. Mbwira ko mwabanye 2019. Yego 2019. Donc mushobora kuba imyaka 3 n'igice hafi ne guri. Ro mu iyo myaka 3 n'igice. 3 n'igice mu myaka 2 yose na rubyaro naratwitaga inda yagera nko mu mezi 2-3 ikavamo, nkongera ngasama inda ikavamo, bikatubangamira cyane. Yaje kugenda gute noneho kugira ngo uyu mwana avuke? Ukuntu byaje kugenda rero twarumva nyine umuntu afite ikibazo akibwira abantu, twaje kubwira umuntu ndamubwira ati dufite ikibazo iki n'iki. Mu by'ukuri yaturangiye abandi baganga batari Kivumbi, turivuza turasenga ibintu biranga. Umumama umwe twahuye mu nzira aransuhuza, turasuzanya, arambaze se bimeze bite, ndamubwira ikibazo mfite, maze kukimubwira arambwira ati hari umuganga witwa Kivumbi ashaka kukuvura. Ndavuga siko na hantu tutagiye koko wambabare ko nashaka no kujya mu baganga. Arambwira ati wowe ngwino nkujyaneyo uzareba ko bitazakunda kandi uzabona urubyaro. Uwo mumama yaranzanye, ndaje mbibwira umutware abyumva, turaza kwa Kivumbi hano. Kivumbi aduhereza umuti, man nta n'igihe cyatwaye koko nahise nwita inda, ndavuga mfite ubwoba, ndavuga ningi izavamo. Urakoze cyane, no kuvuga ngo muri make Kivumbi yabakoreye umuti ujya kumva ngo ndacyari kwa Kivumbi. Rero urumva ni bumwe mu buhamya, ariko kubera yuko natwe twakoze urugendo rutoroshye dukeneye gusubira mu zindi gahunda, reka nkomange numve ko muganga ari buze kutwakira cyane yuko batubwiye ko ari kumwe n'undi murwayi. Mwiriwe muga? Ego. Ntago ndi umurwayi, ndi umushyitsi utunguranye, ariko mwanyemera nkabavugisha. Iki cyumba ko kijyagoma
n'abarwayi se mwana wanjye uramvugisha ute ko hari uwo ngomba kubanza kwakira mwana wanjye? twe turi abanyamakuru muganga. Muri abanyamakuru? Ego. Abanyamakuru ntabwo tubaheza kubera ko tuba bagomba kutuganiza bakadutangira n'ubuhamya mwana wanjye. Urakomeye? Turaho batubwiye ngo hano ni kwa muganga Kivumbi. Rero reka mbahumanure bana banjye kugira ngo mutazabera ikibazo. Humura. Ni igira hino. Uyu kamera ukora kuri uyu cameraman. Ibyo ndabitinya. Humura nawe. None se bana banjye musanze ndimo kuvura uyu mubyeyi urumva? Nuko rwose twahasanze n'abandi bantu. Muvura. Shyiramo kugura umwana wanjye ube shyiramo ibirenge byose. None muganga nk'uko twamaze kumenya ko hano ari kwa muganga Kivumbi, wadufasha ukaba wavura uyu murwayi muri kumwe natwe tureba? Nta kibazo. Ikibazo cyo kumuvura niko kazi kanjye kacu twavukiyemo bana banjye. Komeza akazi kawe. Kuramo. Aka gati gakarabiremo mwana. Umugabo wawe yitwaga nde? Umugabo wanjye yitwa Ndagijimana Alphonse, kandi ni umugabo wanjye nakundaga cyane muganga. Niyo mpamvu nje hano rwose ndaza muri Kongo zaramujyanye. Bandangiye kushobora kumubushika ukamunga. Indaya zo muri Kongo zaramujyanye. Ngo yitwa Ndagijimana Alphonse muganga. Ndagishaka hano muri iki gicumbi hano aboneke muri ayo mazi kugira ngo uyu mugore agende yishimye. Gumisha kuri ariya mazi. Gatamire unyungute utuzi twayo humo ntacyo kagutwara. Mwebwe tugiye kumushika. Uriya mugabo wanjye ndamukeneye cyane. Sambagira hariya hirya hose urugero ugaruka. Garuka. Ishusho wayibonye iri mugabo wawe. Nguye araje arimo arahindukira nguwo ubone umucyuri wawe kandi bariya bari baramutwaye nzaba guhera igihano umwana wanjye. Oya muganga itangane n'umugabo wanjye mafaranga. Umugabo wanjye namukundaga rwose dore ngaya. Ahubwo ubwira aba basaza ndeye ko banzanira uriya mugabo rwose. Umva ndamukeneye pe. Ndamukeneye umugabo wanjye naramukunda. Humura araza umutegereze gato. Uyu zimpera igihano. Iyi ni imbuto yawe. Namwe muzagende mutangaza mwabasore muje kudusura. Ibyo byose abandi bagushaka ndabona bakeneye cyane kandi abandi babashaka mugabo. Muraho mwana wanjye. Abajura bakwibye. Yewe sinakubwiye ko bazaza. Ngwino barebe baje bari hanze ngwino muganga. Ngwino. Ntago biri buze koroha. Ahangaha ndi still ndacyari kwa Kivumbi. Urumva tumaze kumara akanya tukurikirana gahunda y'uriya mubyeyi batubwira yuko hari ikibazo cye gikomeye ndetse kandi nanone yahise haza undi avuga ko yari yaribye bimwe mu bikoresho by'uyu mumama. Reka tubanze tumenye sine namenye uko byifashe. Ngibi twabizanye. Ikintu cy'urukundo nganigiki yenda kunyica. Byagenze baranyibye bapfumuye inzu yanjye yose barayisahura
nagiye gusenga barangije baza binjira mu nzu bantwara ibintu byanjye none njya kwa muganga dore muganga baba baraje muganga arambwira ati nimumure baraza none dore ngaba baraje mutubabarire ntabwo dusanzwe twiba twafashe iwe ibyo twakoze ni inzara biduteye nyago nzongera ni Nyirakimana wanyoheje sendo kidasana wabikoze sawa wambwiye ngo tujye kuba wanyoheje ariko ibyo bintu vavu barebe ku bintu amatelefone yanjye abiri banze bayanyereke njyewe nigeze mbyikorera kandi wambwiye ngo nitujye kuba kwa uno mugore muganga nushaka koramo ubu nta kibazo muganga have naza kugira ikibazo ahangaha ubu nta kibazo mama gwino urebe niba ibitenge ari ibyawe mayi yose bari niyanjye harimo n'imwenda y'umukobwa wanjye n'ibyanjye byose bari bansize heru niyanjye yose iruzuye mutubabarire rero ndatuzongera kuba none yose niyanjye genda ureba ahangaha ndava mfashe ingamba zo kureka ni Nyirakimana wanyoheje nk'uko mubibona rero ngira ngo murabona ko ibintu bitoroshye ndacyari kwa muganga Kivumbi bamwe mu bari baribye bimwe mu bikoresho byo mu nzu n'uyu mudamu harimo ibitenge byinshi ndetse kandi n'imyenda yo kwambara urabona yuko ibintu byabuze gica ndimo kumvamo ngo Sendoki niba ari Sendoki turaza gukomeza tumenye uko byifashe turaza kugirana ku musozo mbabarire tubane tuze kumenya ibya Sendoki nyuma yo kwiba uyu mubyeyi na muganga Kivumbi mama ibikoresho bye bagiye biba nibi ni ibibibye kuko naje kwa muganga mvuga nti kangende mbashikishe menye ko ibintu byanjye biraga ko barimo kwishima cyane hari uko tuba twabikoze mu miti yatumye bigaruka hari urushiko rwacu tuba twarabohereje tukarubashyiramo kugira ngo ibintu babashe kubigarura mama ari no kwishima mu bintu none wowe ngo ibi nibyo bikoresho byawe bari baribye imyenda yo kwambara yacu yose bari bayijyanye ntacyo twari dusigaranye niyo mpamvu nabigaruje kugira ngo naba oya ndari nzingura umugome hari n'amafaranga yawe nabagome bari barabigutije ngewe inzara yarambye kwiterera boro mwana ngo se turi kubimbaza ngande muzajya muranja twe twitwe n'inzara nejo nzabijyana ntabwo barava ko ngo nejo ejo nzabijyana wowe ibyo ngoreye gabanya umunwa ninjye wabikoze byose ndabizi oya muzegire muwe mumbabarire ndihanye ntabwo nzagaruka mbabarire nisubiyeho ndaho nzongera nisubiyeho ntabwo nzongera muhaye imbabazi mwame mukiye bikabije cyane kunsigiye ruheru na telefone nzize ku meza nzongeye gusenga nta kibazo mukomeje gusuzugura munsarishije bigaragare iri muwe gira imbabazi ayiwe ntabwo nzongera kwiba mana we reka nkwereke ndashaka ko abana twumve muganga ngo ngiye kukwereka ikigomba gukorwa ni ukuvuga ngo ngiye kumuha igihano nk'uko atarimo gusaba imbabazi uriya mubyeyi unaremeye banzase mutubabarire unaremeye banzase muga unaremeye Gwino kamerama Gwino ciao Gwino niba umuntu arengeye niba biraza kugenda gute my god ndabona umuntu yanarenze imana ntabwo byoroshye kwa Dr Kivumbi reka ndebe nibyo nsizemo imbere ko bitaza kugira ibihinduka uwa mbere ndabona nazi uko bigenze muganga uriya muntu arirukanse mwasabye imbabazi mwana ibi nibiki imbabazi nge nazisabye n'ubu ngubu nge nabaye umukristo ngiye guhita njya mu nzu y'urusengero nabaye umukristo naga ibintu byo kwiba rwose reka n'iyi misatsi ndayikuraho kuko nabyo umukristo tusha nibyo bizinge neza byose bifashe ibi ndabizinga mbishyira mu mufuka w'ipantaro uyu urasaba imbabazi uremera kumuha imbabazi ndamubabara ariko nazinga ibintu byanjye kuko atazongera n'ikindi gihe rwose babicikeho ntabwo ari byiza muganga arakoze cyane ndamushimye bizinge n'ibyo ahantu henshi n'ibyo kuri Serena n'ibyo kuri
ibintu byawe byose wabonye mu gafuku harya bakwitana banyita Sendoki. ibintu byawe byose nuko bari barabyibye ni ibi rwose ikintu kiriho nzagaruka ngo ushimire muganga wanjye urakoze cyane nari nihebye nasigaye nambaye ubusa rwose urakoze nzaza ngo ushimire nyuma y'ejo bundi uzantegereze nzaza ngo ushimire kubw'igikorwa unkoreye giteye ubwoba uri muhaye imbabazi amurakoze urakoze cyane rwose ndishimye nzaza ngo ushimire cyane rwose by'intangarugero nk'uko nahoze mbabwira ko turi kwa Dr Kivumbi ntago ibintu byaje gukomeza kugenda neza gusa bimwe na bimwe birimo kugenda neza bamwe n'ibyishimo kugira ngo babone ibyo bari barabuze ndetse abandi nabo akenshi babyita kuruka cyangwa se kuzunga abazi urwo rurimi rwa gisore turacyari kwa Dr Kivumbi reka nkomeze ndebe biri kubera hano uko byifashe gusa murabona kuri mama nawe amaze kubona Dr n'abandi bakiri kugukomangira gushaka ntago biba byoroshye akazi nuko gakorwa kandi karakomeye mwana wanjye aka kazi karakomeye cyane nese ubura mama byarangiye hari n'abandi ariko Dr Mwiriwe Bravo yego umeze ute mwana yicariranga nikoye uraturuka hehe ndaturuka harajya mu mudugudu wa Giti hari ibintu byanjye bambwiye ko byabonetse gutane nakubwiye ko nabuze ibintu ngwereza ikirego maze kukubwira nibwo wamamagaye ko byabonetse nanje kubireba nkanagushimira ko wakoze umurimo ukomeye cyane ni ibintu ki wari warabuze twe turi hano nk'abantu basuye muze nk'itangazamakuru ako nuze kugira ikibazo ni ibintu ki wari warabuze bakubwiye ko nawe byagarutse tumaze kubona umwe mu barimo kwirukanka n'umusore hari ibintu byinshi bigarutse byaribwi kuri uriya mama none mwebwe ni ibiki bye byarabuze nabuze ibintu byinshi nabuze igare mbura televiziyo mbura iradiyo yanjye mbura rekiteri ariko bamamagaye ko byabonetse ibyo narinje kureba ngashimira na muganga niki cyo witwaje kiriye ibyo ndakubwiye ko mwana wanjye ko ibintu byawe bigomba kuboneka icyo uje gushimira kiri hehe ngo umpereze hano nanjye mpimbaraga zanjye zinkorera mwana wanjye nakizanye mu muganga nta kibazo kirahari ngirine ibihumbi 100 igira hino mwana wanjye wari kurabona imbaraga zacu ko ziba zikomeye barakoze cyane igira hino yewe witwa habye izina ryawe mwana wanjye nyibutse Sebusanane Sebusanane akaba atanze abakurambere hano mu gicumbi kugira ngo ibyo byagarutse hano kuyabika hano biba bivuga iki kuyabika hano abakurambere yo tubohereje bahagurukira ahangaha urumva bahagurukira ahangaha noneho bakagenda gushaka ubu mukimuga bahagurukira abakurambere bahagurukira ahangaha noneho ubwo hari icyo tuba bagomba guhagurukiraho niyo mpamvu ariko ntimukabaze ibintu byose bateye ubwoba mani dushaka ukuntu tutareba ukuntu kamera dushaka ukuntu tutaha kabisa ndakumva muga guhagurukira hano ni ibanga ryacu n'iri turo rero abazanye ryo gushimira naryo rigomba kuza rikinjira ahangaha abakurambere bacu bahagurukira b'imbaraga zacu none muga twebwe rero nge rwose pe mbabarira wakoze kandi kutwakira sinzi ibyo bintu koko bibaye bishoboka mwana bitwereka kuri kamera ibyo bintu biriye muganga bimwereke niba nabangamiye ibyo bintu tujye kuyibereka tugende tubimwereke hanyuma ibintu abibone reba ko ibyo bintu ari ibyawe mwana wanjye birebe neza ndi kubona byuzuye nta na kimwe kibuze muganga warakoze cyane reka nze ndebe mu gihe ndegereje kubijyana byose ntabwo ndabiterura kambe njyanye bimwe ibindi ndaza kubishikira nta kibazo umuntu wo kwizerwa
hari hashize igihe kingana iki bigarutse niye mpamvu bishobora kuba byaratinze kuba byamugeraho nta kazi kenshi mwaye mufite ni akazi kenshi twari dufite ariko ntago ni ibyumweru 2 nari namutumije ngo azabitware nibwo byari byamajije kubigera ahangaha bari babyibye babizanye nkoresheje kubashika urumva cyokora nawe akaba aje neza ariko kubera ko byatinze hano azibwirize agende anzanire ingumba y'ihene kubera ko byari birariwe ahangaha iwanjye noneho rero uriya wari wabyibye uzambwira ikimenyetso ngomba kumugushyiriraho kugira ngo nawe aza gusaba imbabazi akoze cyane muganga ngiye kubariza kondisiyo zaza mbizanye wari umubwiye ngo azazazanye ihene y'ingumba ihene y'ingumba yayimenya gute wenda mu kazi mukora ihene y'ingumba bishatse kuvuga ko yasobanura iki muri iryo shimwe azabakuza agomba kuza nkabiso ujye ubisobanuza mwana wanjye urumva ntago nabisobanurira abangaba kuko ni wowe nzagusobanurira kugira ngo ibashe kuboneka urumva cyo rero ugende neza utwara ibintu byawe urumva tugiye humura uraherekezwa kandi ntawe gufata aka kanya nemerewe kubitwara muganga yewe mbere kubitwara urumva gata nirigane niryawe ajyo niryanjye none televiziyo nakari agakapu na biriya byose nibyo ibi byose byaje gutyo babizanye gutyo ko muri wo kubibona nakari agafuka n'igikapu byose ni ibyanyu ariko byari bimeze mu nzu niko nanabibuze ukuri kubibona hano ndabona rero yamaze no kubimugisha none rero muganga ngiye ntago ndi busubire mu gicumbi urakoze cyane none wabwira n'abadukurikiye zimwe ku ndwara zitandukanye ugenda wari ugiye kutubwira nangiye gushimira muganga arakoze cyane hano ngiye kuba mbijyanye ndagaruka gushikira ino televiziyo kuri byose ntago ndabishobora akoze cyane muganga muganga kumenya indwara mvura twagira ngo tubashe kumenya urabona muri iyi minsi nari mfite gahunda zo kuva ati reka visiting cyangwa se nkoretere zitandukanye mbashe kumenya kuko ubu tuvugana tumaze kumenya ko hari abaganga babeshya ndetse kandi tumaze kumenya ko hari abaganga b'abateka mitwe bizeza ibintu abantu babaganye kandi nibikunde niyo mpamvu rero sometime mba ngomba guhitamo nkavuga ati namara kumenya hano hari umuganga nkavuga ati reka ngereyo mbashe kumenya buryo cyavuramo ibintu bye biba byitwaye gute kubibaza ni ngombwa kugira ngo mujyane inkuru nyakuri ni ukuvuga ngo tuvura indwara nyinshi harimo amarozi y'amatamikano hakabamo amarozi y'amategano hakabamo amarozi bita ibitama hakabamo amarozi bita amashitani yandi yo mu miryango bakayikuraho bakajya kuyateza abandi kugira ngo baye kubafata ahubwo bakayohera ahandi ibindi bateza mu bantu bakagira inyatsi nyinshi hakabaho indwara zibuza abagore kubyara barogana baba barabafatiriye ibyo ndabizi biba hakabaho indwara z'abagabo abagabo bafatirwa n'abagore abagore bakundana n'abagabo bakagenda kubafatira barimo kurushanwa kugira ngo umwe ajye bihera icyo abahaho kwiharira ibyo bintu birahari biriho turahura nabyo nibyo tuvura turabivura cyane ni ukuvuga inyatsi ugatangira iduka watangira iduka rikacuruzwa rikunguka byagera hagati ukabona ibintu byagiye ibyo bintu rero by'inyatsi turabivura izo ndwara zose tukazivura tukavura abagore bafite bataryohera abagabo babo nabo turabavura bamukagutari muganga urakoze cyane reka tukureke ukomeze akazi nimero yawe ndaje uyime wenda n'abazayikenera twazayibaha ni MC Setini Kigali 24 uyu ni muganga Kivumbi twakoze urugendo rutoroshye bimwe mu byo twasanze byagarutse uko twabikekaga naga ariko byagenze reka nizere ko turaza gusubira mu biganiro muganga waba ukomeza gahunda zawe reka yego nda barayiduha nta kibazo yego
reka ngushimire cyane we tubana mu buzima bwa buri munsi ni Kigali 24 ndacyari MC Seti nk'uko bisanzwe n'urugendo rutari rworoshye aha twari turi ni kwa Dr Kivumbi uko twabikekaga siko twabisanze gusa bimwe muri ibyo byadushimishije nuko bamwe mu bari bafite ibibazo cyangwa se abari baragiye bahura n'imbogamizi zitandukanye hari uburyo ki agenda abikemuramo uhiramutse ukeneye nimero yiwe uraza kwibona aho ngaho kuri screen yawe reka ngushimire cyane Imana ikumene imigisha itagabanyije dusubire mu biganiro bikurikira.